ndagira ngo dufate Bibiliya zacu hanyuma igihe cyo ntago kiba gihagaze, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya ibice bya 38 n'umurongo waho wa 4 turageza 13. Na tugiye gusoma imirongo myinshi ariko ndagerageza gusoma gake cyane, ariko nawe ufate Bibiliya birashoboka ko wawe ifite iri hard, ariko birashoboka ko wawe ifite iri soft, nta kibazo muri telefone uyikoreshe kugira ngo mu kanya nituza tuba tuganira uze kuza kubyumva neza cyane. Tugeragira ngo dusome ni page 748, page 748 mu isezerano rya kera, Yeremiya ibice bya 38 turageza 13. Ari naho dushobora no kugera tukarekeraho ibindi nabyo wabisoma ugeze mu rugo ntacyo bitwaye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 38 umurongo wa 4, kadusome twitonze. Nuko ibikomangoma bibwira umwami biti, turagusaba ngo uyu muntu yicwe kuko aca intege z'ingabo zisigaye muri uyu murwa n'iz'abantu bose, ubwo babwira amagambo ameze atyo, kuko uyu muntu adashakira ubu bwoko amahoro ahubwo ni amakuba. Maze umwami Sedekiya aravuga ati, dore ari mu maboko yanyu, kuko umwami atari we wabashaga kugira icyo ababuza. Nuko bafata Yeremiya bamujugunya mu rwobo rwa Mirukari umwana w'umwami rwari mu rugo rw'inzu y'imbohe, bamanuza Yeremiya imigozi muri urwo rwobo. Nta mazi yararurimo keretse ibyondo gusa, nuko Yeremiya asaya mu byondo. 7. Nuko Ebedimeleki umunyetiyopiya wari inkone akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo, ubwo umwami yari yicaye mu irembo rya Benjamini. Ebedimeleki aherako asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, mwami nyagasani, abo bantu bakoze nabi, kuko ibyo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose bakamujugunya mu rwobo, none agiye kwicirwamo n'inzara, kuko ari nta mutsima. Ahantu uze kuhakatagata, kuko ari nta mutsima usigaye hehe mu murwa. Nuko umwami ategeka Ebedimeleki umunyetiyopiya ati, ukure hano abagabo 30, maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. Twese twakagombye guhita hano tuvuga ngo amen. 11. Nuko Ebedimeleki ajyana nabo bagabo bajya mu nzu y'umwami munsi y'inzu ibikwamo ibintu, bahakura ibishwambagara n'ibinyonga bishaje, abiha Yeremiya mu rwobo abimumanurije imigozi. 12. Ebedimeleki umunyetiyopiya abwira Yeremiya ati, shyira ibyo bishwambagara n'izo nyonga zishaje mu maha, maze urenzeho imigozi. Nuko Yeremiya abigenza atyo. 13. Baherako bakururisha Yeremiya imigozi, bamukura mu rwobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Hanyuma turagira ngo mubumbe Bibiliya zanyu, hanyuma niturangiza tuganire ijambo ry'Imana, ntacyo bitwaye. Kandi nziko Imana hereka rivugana natwe mu buryo bw'ijambo ryayo. Agira ngo rero tuganire kuri aya magambo Imana impaye yashyize ku mutima. Ijambo Imana yashyize ku mutima ngiye kubaganiriza, ijambo rivuga ngo iyi Imana ikigufiteho umugambi ntago yemera kupfira mu rwobo. Yesu ashimwe cyane.
Imana ikigufiteho umugambi, Imana ntago ijya yemera ko upfira mu rwobo. Birashoboka barugushyiramo, birashoboka imigambi yawe yagerwaho, birashoboka bakunaga, ariko Imana ikigufiteho umugambi ntago ijya yemera kupfira mu rwobo. Sifa kwa Mungu. Abo turi kumwe munyikirize mvuge cyane ngo amen. Ni message, ariko birashoboka ko bitewe n'amasaha turimo mumunaniwe ntacyo bitwaye, uwo mwicaranye ntago bitewe n'uburyo nyumva ari ngari muri nge, uwo mwicaranye mumera ikiganza umubwire ngo umuntu Imana igifiteho umugambi ntago Imana ijya yemera ko apfira mu rwobo. Umuntu Imana ifiteho umugambi wayimuha iyo message, we nubona atabishaka ubyibwirira undi. Birashoboka ko ari na message y'abantu bake, ariko umubwire ngo umuntu Imana igifiteho umugambi ntago Imana ijya yemera ko apfira mu rwobo. Abo turi kumwe, haleluya. Kandi ndagira ngo nkwibutse ko kuba twicaye ahangaha, ndagira ngo ubwire ko utarapfa byonyine ni ikimenyetso cy'uko Imana idufiteho umugambi. Ijambo rya kabiri, uri umukandida w'ibyiza imbere y'Imana, uri umukandida w'ibyiza. Aya magambo dusomye, iyo turebye Yeremiya, ubundi Yeremiya akomoka mu batambyi, agakomoka muri Anatoti. Anatoti y'ubu ni Buyuda muri Israheli. Hanyuma ise yitwa Hirukiya. Hanyuma izina Yeremiya rirasobanura ngo rijya gusobanurwa n'amazina 8, ariko nafashemo mbese ryamfashije ni rimwe rivuga ngo ni Imana izamura. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma irya kabiri Hirukiya rirasobanura ngo Imana ni nziza. Yeremiya rero mu muhamagaro we, Imana yigeze imusanga ivugana nawe. Mbibutse ko Imana imuhamagara ntabwo Imana yahise ivugana nawe, ahubwo Imana yavuganye nawe ageze mu kaga. Ngo yageze mu kaga ahura n'amakuba menshi cyane, kandi impamvu yahuraga n'amakuba ni uko yakoraga umuhamagaro we neza. Ngo igihe kimwe rero ngo arangije ngo arimo akora umuhamagaro neza, ngo ntibyanezeza abandi, ngo arafatwa arakubitwa arababaza. Ntago ari ahangaha twasomye. Amaze kubabazwa arava abwira Imana ngo ariko Mana waranshutse nanjye nemera gushukika. Imana iramubwira ngo Yeremiya we uribeshye cyane. Iramubwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, kandi ndangije ndakweza. Ndashimira Imana yeza mu izina rya Yesu. Ngo ndangije ngo ndakweza kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Byari bivuze iki? Byari bivuze ko Imana ari ibisobanuro Yeremiya iramubwira ngo na mama wawe nta mugambi yarazi wavukanye, ahubwo ngewe kubera ko nakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, nkagushyiraho umuhanuzi uhanurira amahanga. Byari bishatse kuvuga ko ba mama batumenyera muri maternity, ariko Imana ituzi kera. Niyo mpamvu nta murozi wakuroga ngo bikunde, kubera ko iyo dutoranyije ituzi ryari kera. Aba turi kumwe, haleluya. Imana ituzi kera. Ndagira mubwire ngo uwo mwicaranye mumbwirire ngo bakumenye uyu munsi, ariko kera wari mu bitekerezo by'Imana. Bakumenye uyu munsi, ariko kera wari mu bitekerezo by'Imana. Kera wari mu bitekerezo by'Imana. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Hari abantu babaje gusenga ngo Mana ngo ngiye ngurabibona, ngo buriya ngo ngewe ngo uyu munsi ngo nibwo ngiye kugusezera, ngo ntabwo nzi, ngo ngiye ngurabibona, ngo nubundi ngo Kigali rananiye, ngo ngiye urabibona. Reka da. Wowe kuba ugiriho, kuba ukigenda, byose biri mu mugambi w'Imana. Abantu bakumenya ubu, ibyo kuba ngo watinya abantu ngo bakugambana, ndagira ngo ubwire umutima wawe, ubwire ngo bamenye ubu icyo Imana yanteganyirije, icyo Imana yatumye mvuka, icyo ngicyo kirahari, ntago bakirwanya, kubera ko Imana iri mu ruhande rwanjye. Yeremiya twihuse, Imana yari yaramuremye ariko imutegurira kuzaba umuhanuzi, kandi akaba ari umuhanuzi uhanura icyo Imana imushyize
mu kanwa, adahanura ibigendanye n'amarangamutima. Rero Yeremiya yari afite iyi impano kandi yari afite n'umuhamagaro, arawukoresha cyane. Ndagira ngo mbitse itorero ry'Imana uko twese twicaye aha ngaha, mwese mufite imihamagaro. Ntabwo Imana yakuremye ari impanuka, oya. Ku bantu bize ku bigendanye n'ubuzima bw'umuntu, reka se nk'ubivuga gutya, ndagerageza sibivuge mu mvugo nyandagazi, ariko ndagira mbabwire ngo kugira ngo habeho gusama k'umugore haba hasohotse inanga 10,000. Iyo hasohotse inanga 10,000 ngo ziragenda, akavamo imwe ariyo wowe wavutsemo, izindi 10,000 zirapfa. Bishatse kuba ngo rero ntabwo uri umutsinzi wa none, no mu nda ya mama wawe wari umutsinzi. Imana igufiteho umugambi. Ababyumvishe muvuge cyane ngo amen. Rero Yeremiya afite uwo muhamagaro, nawe kubera ko watsinze 10,000, watsinze 10,000, none umuntu umwe yaguteye ubwoba. Hoya, Imana igufiteho umugambi. Ndagira mbwire ngo niba umuntu Imana ifiteho umugambi, ntabwo Imana ijya yemera ko apfira mu rwobo. Yeremiya rero yari afite impano ngo ariko baza kuyimugeragereza. Ndagira mbabwire ngo rega twese ko turando dufite impano. None se reka mbabwire ikimenyetso ko dufite impano. Ubu ngubu ahangaha mufite abantu mwasize mu rugo wenda bakora akazi, nyamara ibyo akora we ni wabikora. Kimwe uko nawe hari ibyo ukora nawe atashobora. Kimwe uko nanjye ibyo nkora wenda utabishobora. Shobora kuba nashobora kuririmba ariko nkashobora kubwiriza. Abantu rero bafite imihamagaro. None twebwe rero babacuruzi hano hirya dufite abahungu Imana yahaye umuhamagaro ukomeye cyane. Hari igihe yikora kilo 100 akigwa nk'utufuka 4 twa kawunga, kilo 100 agashyira ku rutugu akagenda. Mu buryo wowe iyo ugateruye uhita wumva ukuboko guhagutse. Ubwo ni umuhamagaro wiwe. Mumere ikiganiro mbwire ngo twubahane, Imana idufiteho umugambi. Twubahane, nubona umuntu akiriho ukabona umuntu agenda, tujye twubahana. Imana idufiteho ikiyemwe umugambi. Tudatinze rero ngo Yeremiya ngo yaje gukora icyo Imana imutegetse gukora, ariko aza kugira ingorane ngo arasabwa, asabirwa mu muhamagaro. Kubera iki yasabwe? Ibikomangoma hari ibyo byifuzaga ko hanura bigendanye n'amarangamutima yabo. We rero niyahanura bigendanye n'amarangamutima y'ibikomangoma, ahubwo ahanura bigendanye n'uko Imana yamuhamagaye kandi imushyize ijambo ryayo mu kanwa ka Yeremiya, akabivuga nk'uko Imana yamuhaye kubivuga, ntiyongere cyangwa ngo agabanye. Ibyo rero ngo bikomeretsa ibikomangoma 4. Biravuga ngo Yeremiya ubuhanuzi ari kuhanura burimo buhumura abantu, burimo bwaciye abantu igikuba. None baragenda ngo bajyana ingingo zifatika, ngo baragenda bazijyana imbere y'umwami. Ndagira mbabwire itorero ry'Imana, Imana izakurindwe gusabwa n'amaboko akomeye. Imana izabikurinde mu izina ryande. N'aka kanya turimo turasenga, Imana izakurinde gusabwa n'amaboko akomeye mu izina ryande rya Yesu. Yagiye gusabwa n'ibikomangoma 4 kandi bijyana ingingo. Ndagira mbabwire bwoko bw'Imana niba ari ikintu kigorana n'ugusabwa, kandi ugasabwa n'umuntu ukuzi. Reka babwire Imana wari buntu twaba tubivuze n'ubyumve. Uzi gusabwa ariko Satani agaca muri nyogosenge wawe ugasabwa, wakwina mu buvumo. Ngumva yewe ngo usenge cyane ngo nyogosenge ngo yarakuziritse. Wajya handi ngumva yewe ngo nubwo uri mwizanga isura yawe ngo nyogosenge ngo usize icyo mwapfuye ngo yarakuziritse. Wajya handi ngumva ngo yararahiye ngo umuntu wo muri famiye ngo nituri kumubona neza ngo yaragusabye ngo uzarinde upfa ngo nta kintu wigejejeho. Ndabeshye se ntago mujya mubyumva? Si mujya mubyumva? Niba hari ikintu kigoye n'ugusabwa, ariko Satani agakoresha amaboko yo muri famiye. Gusabwa Imana izabarinde. Gusabwa na Satani Imana izabarinde mu izina ryande. Gusabwa uzi ko ari igihe usabwa ibi tumaze kuvuga, bakaba aho ugiye ngo nyogosenge yarakuziritse, gaho ugiye ngo tantine yarakuziritse, gaho ugiye ngo byaranze, aho ugiye washora ugahomba, wajya Uganda bikanga, wajya kwa Mutangana hano saa 8 z'ijoro karoti bakagurira hano wowe ukazegama zikanamba. Reka nkubwire bamaso warasabwe. Gusabwa Yesu yigeze hano ubuhanuzi. Ubundi Yesu yigishaga mu magambo akimigani, ariko yabonye abigishwa basabwe aravuga ngo ntago ndi
buca umugani. Icyambere arababwira ngo rero mwabigishwa banjye, Satani yabasabye, kandi muko kubasaba yabasabye kugira ngo abagosore ku ntara, kandi arabagosora kugosora amasaka. Aravuga ngo nabonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo, kubw'ibyo birabasaba gusenga cyane. Uzikuru ba Petero bayisaba ngo bise ko tukiri kumwe, ninde waduhangara? Siyo duhuye n'umuyaga turi kumwe nawe, umuyaga ahita wicyaha. Twatugeza ahantu inzara itwishe agatubura amafi, twaba turimo tugenda twikoreye amabuye akaba ngo muhindurire mu muryi, bikaba yahindutse imigati. None se ubwo byavanga? Reka rero amare gupfa. Satani yarabasabye babaca imitwe, Satani yarabasabye babashumuriza intare, Satani yarabasabye Petero abati nibi ngibi byarimo, Satani yarabasabye uyu Petero bamubamba bamucura, Satani yarabasabye. Ndagira ngo nkubwire torero ry'Imana, Imana ikurinde hano muri aya masengesho y'iki cyumba cyo kuwa gatatu hano Nyarugenge. Ongera umumera ikiganza umubwire ngo Satani nubwo yaba yaragusabye uyu munsi, Imana ibirangize mu izina rya Yesu. Imana ikurinde amaboko yagusaba mu izina rya nde? Rya Yesu. Imana ikurinde amaboko mu izina rya nde? Rya Yesu. Gusabwa Imana izakurinde gusabwa, usabwe n'uwo mwashakanye. Imana izabibarinde gusabwa, Satani agaca mu wo mwashakanye. Uramuga ati se ubundi nk'iyihaduyi nayisangaga ndeba yego, wajyana umutima ukavuga ati kuse nk'ubu aba ni abadayimoni nashatse ni za karande. Kumbe Satani yaciye mu mugabo wawe aca cyangwa mu mugore, ariko urasabwa nyamara bamaso. Imana ibarinde gusabwa n'abadayimoni mu izina rya nde? Ryaye. Gusabwa Imana ibarinde gusabwa. Niba ari ibintu nabonye gusabwa, noneho reka rero Satani agusabire mu mwana wibyariye, akubwira ati mama ko nabuze ifege se, kandi biriya biryo ntago nabishobora, nabonye ifege. Ushaka iki se wamaye na 500 aho ngaho? Nabuze icyuma nabuze kakore. Akakureba ijisho wase, uyu umudayimoni nabyaye. Ahandi umubyeyi avuga ati niyo basinda inavamo. Satani ongera umumera ikiganza umubwire ngo Satani akurinde gusabwa. Mbese Imana ikurinde gusabwa, Imana ikurinde gusabwa na Satani mu izina rya nde? Oya bimubwire ntacyo twamubwire ngo Imana ikurinde gusabwa na Satani mu izina rya nde? Ryayo. Yeremiya rero yasabwe n'amaboko akomeye ngo barangije wumva aho babera babi. Ibi bikomangoma byari bikomangoma byatojwe, byari bikomangoma bari abahanga, ngo bamaze kumusaba natinya Imana, ngo bamusabye kugira ngo bamwice, ariko babera abagome. Icyo bamusabiye si cyo bamukoresheje. Muzi impamvu Imana yabikoze? Icyo bamusabiye si cyo bamukoresheje. Ngo umwe yaravuze ati rero duhite tumwica, niyo gahunda twagiye kumusaba dufite, duhite tumwica. Abandi ati oya ntago twamwica nona, abandi ati tumwice. Umva akantu nakunze nahishuriwe, Imana nawe ikagwishira uko yakamishuriye, ngo kuko Imana itashakaga kwica Yeremiya yaravuganye nawe kwizamurinda, ngo Imana yanyuranyije indimi zabo, ngo imaze kuzinyuranya iravuga ngo turamuboha, ariko nitumwica, nitumushyira mu rwobo azicwa n'inzara. Sinzi umuntu Imana ivuganyije nawe muri iteraniro. Imana inyuranyije indimi zabo, Imana inyuranyije indimi zabo. Abari baguhagurukiye Imana inyuranyije indimi zabo. Ababyize dutere haleluya. Imana inyuranyije indimi zabo. Imana inyuranye indimi zabo. Ubu ko ijambo ryaravuze ngo hari bazaterana, Towara sirima asandima, barabangwa ariko iyo nama ntacyo nzayitega amatwi, nzumva n'imigambi. Bazayikorera kuri WhatsApp, bazayikorera mu kabari, bazayikorera ku ikawa, bazayikorera ku nzoga, ariko ari cyo nazemera, imigambi yabo ntago izahama, ntago izasohora. Ariko dutere haleluya, torero ry'Imana, hari ibyo Imana itazemera. Mumere ikiganza ubwira ngo hari ibyo Imana itazemera, hari ibyo Imana itazemera. Bazagambana mu gihe ufite umugambi, hari ibyo Imana itazemera. Mu gihe Imana ikigutekereza, hari ibyo Imana itazemera. Ababyize dutere haleluya, hari ibyo Imana itazemera. Hari ibintu Imana itazemera, hari ibintu Imana itazemera, hari ibintu Imana itazemera. Imana
nginyuranye indimi ngo baramumanura. Ariko ko numva nkubwiye nanone iri jambo kuki umwuka ari gukomeza kurimbwira, Imana inyuranyije indimi ku buzima bwawe. Imana inyuranyije indimi ku buzima bwawe. Indimi z'abagome zinyuranyije ku buzima bwawe. Indimi z'abacwezi zinyuranyije ku buzima bwawe. Indimi z'abarozi Imana irazinyuranyije ku buzima bwawe. Umva wabera abagome ngo baramuboshye, barangije kumuboha ngo bamumanurira mu rwobo buhoro buhoro. Wumva ukuntu aba bagome ari abatekinisiye b'abarozi, ntago batuma uhomba ngo iduka rihite risigarira amaho. Ni abagome barabanza bakakuboha, bakaboha abakiriya, bakaboha bizinesi yawe, bakaboha abana bawe, bakaboha viza yawe, bakaboha amahirwe yawe, bakaboha ibyo bintu byose. Kandi ukuntu ari abatekinisiye, iyo bamaze kukuboha ntago bakumanura mu rwobo uhita upfa. Oya, ugomba gupfa gahoro gahoro, nibyo baba bashatse. Bakumanura gahoro gahoro, kandi bakuboha bavuga ibyo wigize ngo urasenga ndakuboshye, ibyo wigize ngaho uzayabone, ngaho uzabona abakire ndebe, ngaho uzabyare ndebe, ngaho uzashake ndebe. Ngo barakuboha, bakakuboha bavuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nubwo gusenga harimo systeme ebyiri, iyo guceceka niyo kuvuga, mu kanya nituza gusoza kuko batuboshye bavuga, turaza kwivumura tuvuga mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo baragenda ngo bamushyira mu rwobo. Ngo Yeremiya naje gusakinga cyane urwo rwobo, nsanga rwari urwobo rubi kambere ibwami. Kabiri, ngo umuntu wajyaga muri urwobo ntago yavagamo. Gatatu, yagwagamo agapfiramo muri urwobo. Ngo Yeremiya bamushyizemo bamuboshye, Bibiliya yatubwiye ngo nta mazi yararurimo. Egari nta buzima, ahantu hatari amazi nta buzima. Nkunze kubivuga ngo ibimenyetso bigaragaza ko isi izaba yabuzemo amahoro, ngo kandi imeruka igiye kugera, ngo nuko amazi azabura, imigezi izakama, hari aho bizagira bikanga, ngo abantu bakagira inyota y'amazi. Ikimenyetso rero cy'amazi birasobanuye ngo ni ubuzima. Yeremiya rero bari bamunaza ahantu hataba ubuzima. None se reka mbabwire uko mwabibonye mu cyobo habamo netiwaka. Mu cyobo habamo netiwaka. None se uko mwabibonye mu cyobo hari umuntu wagusura? Maze niyo tugiye gushyingura dushyingura vuba mvuga ati heza ni mu ijuru, pasiteri wihutishe gahunda, hano ni kwirimbi turaza gutinda turi gukaraba. Bakabigira vuba vuba, nta muntu hano mu cyobo, nta muntu ukubona. Aha mu cyobo baragushyira ukabyara kane korari itaragusura. Ha mu cyobo baragushyira ukabyara na murumuna wawe ntagusure kubera kuri mu cyobo. Aha baragushyira hahandi uvuga ati se mbana n'abantu, ukajya ugerageza amaterano yarangira ukagenda ukabasuhuza kugira ngo bakubone, babone ko wese n'umwana bazaze kuguhemba. Ntibazaguhemba ahantu uri mu cyobo kandi uranaboshywe. Aba byari bikomangoma bine, bari abahanga mu kuzirika. Bajya bazirika iseta yawe ukabona yo kwishyura iseta, ariko akemura ibibazo akabura. Bajya bazirika ibintu byawe bikanga neza neza, ugakora bikanga, ugashora bikanga, ugashaka amadolari ukajya mu Bushinwa bikanga. Kubera iki? Ni abagome, ni abahanga, baraziritse. Kandi ntibanyurwa, bahita bongeraho bakagushyira no mu rwobo. None se wenda tuganire, usibye ko baguhembye ku mwana wa gatanu, ubundi abambere babiri baraguhembye, bazi n'amazina yawe se? Uri hehe? Uri mu rwobo. Ngo Yeremiya ugeze mu rwobo ngo arasayagurika cyane, ngo arasayagurika, biravuze ngo yaririmo ibyondo, arasayagurika ngo yirwane yiziture. Erega mubwire mama, waragerageje byaranze. Uko no gusayagurika. Hari abantu basayagurika, ngumva ngo niba barangiye Tanzania ngo nanjye ndajya muri Kenya, bakagerageza bakajya kuvuga ngo reka ngo natwe tugerageze, ngo reka tubigenze gutya, ngo ntago byakunda, bakajya mu bapfumu bakajya gushaka ngo imiti y'inyatsi. Umva urimo urasayagurika nka Yeremiya. Ngo ariko Yeremiya nubwo yarari aho ngaho, ngo ari masayagurika, ngo ashaka uburyo yakwikuraho imigozi, ngo amagambo
yafashe ngo aragenda agera ibwami, ngo agera kuri Ebedimeleki. Umva tekinike nakunze y'Imana. Muri kureba nk'abantu bashaka gutera haleluya kabiri gatatu. Nakunze iyi tekinike. Imana yafashe Ebedimeleki iragenda munebe hano ngo iragenda imuhisha ibwami, imuhisha ibikomangoma, yicara hano, imuhisha ibikomangoma, imuhisha umwami. Ngo mu gihe ibikomangoma bari muri celebration bivuga ngo Yeremiya turamurangije, ngo amagambo aragenda agera kuri Ebedimeleki. Arangije amagambo ahagurutse Ebedimeleki. Suzi umuntu Imana ivuganye nawe, hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe ni Ebedimeleki, ariko Imana irama, ariko mwate haleluya. Hari umuntu Imana ihagurukije, hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe, ngo ayo magambo yatumye Ebedimeleki ahaguruka. Mumere ikiganza umubwire ngo hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe. Murebe mu maso umubwire ngo hari umuntu Imana ihagurukize mu buzima bwawe. Yaza ari Ebedimeleki, yaza ari akazi, ariko hari umuntu Imana igize gute, ariko torero ry'Imana babyize dutere haleluya kabiri gatatu, dutere haleluya. Hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe. Hari umuntu bashumba, hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe. Hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe. Reka mabwire Isiraheli yagiraga mu kibazo yakivagamo, Imana ihagurukije umuntu. Murabyibutse igihe abafilisitiya barwana n'Abisiraheli bamaze iminsi 40 ngo Goliyati aza akivuganga akigaragaza. Kumbi Imana yari yarabitse ka Dawidi igashyira hano, irabanza igagatoza. Imana igitanga kuri disquare, irabanza imutoreza mu ishyamba. Na Mose mbere uko ajya gukora ibitangaza kwa Farawo yamutoreje ahatagaragara, ariko ya myitozo ayizana ahagaragara. Imyitozo ye tuyizanye, dufata imbaraga z'abapfumu, dufata imbaraga z'abarozi, dufata imbaraga z'abacwezi, dufata imbaraga ziturwanya. Iyi myitozo Imana imaze imisi gutoza, hari ikizakora, izagaragaza intsinzi. Ngo Isiraheli hagurukirizwa Dawidi bava mu myobo. Reka mabwire ikindi gihe, igihe Abayuda basabwaga, barasabwe ngo ariko Imana ihagurutsa Esiteri. Ndagira mabwire ikindi gihe, hari Isiraheli yasabwe ngihagurutswa, Imana ihagurutsa Debora abavana yica Sisera. Ndagira mubwire torero ry'Imana, ntago ndi kumva niba wabyumvishe, ariko Imana ivuganye nawe. Hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe, hari umuntu Imana ihagurukije ku buzima bwawe. Ngo ube ikintu cyanangaje, ngo bajyanye ingingo basaba Yeremiya, ngo ariko na Ebedimeleki nawe ajyana ingingo asaba Yeremiya. Aya masengesho yaba ingingo y'uko Imana yakurengera muri uyu mwaka. Aya masengesho y'itatu wasenze yaba ingingo y'uko abadayimoni Imana yabatatanya. Aya yakora, yagutabara, kubera ko ari ingingo wajyana imbere y'Imana. Abanje mvishe mutere haleluya kabiri gatatu. Imana iguhagurukize Ebedimeleki, ariko wambaburi ukamundebera mu maso kumbwira ngo Imana uyu munsi yagutekerejeho, igahagurukirize Ebedimeleki. Mumere ikiganza umubwire ngo Imana uyu munsi yagutekerejeho, uko waje gusenga Imana iguhagurukize Ebedimeleki. Ebedimeleki yaza, intambara zikarangira. Ebedimeleki yaza, ayo marira akarangira. Ebedimeleki yaza, nawe igishoro ukakibona. Ebedimeleki yaza, ugasubira ku kazi. Ebedimeleki yaza, icyo gitwaro ukakivaho. Ebedimeleki, ariko mwate haleluya we. Ebedimeleki ng'Imana iramuhagurutse. Mumwikirize ntacyo bitwaye. Ngo muzikina Imana yari yarakoze, kubera ko yari yarahishe Ebedimeleki bwami. Cyari igisobanuro ko Imana yari yarahishe imbaraga zizatabara Yeremiya,
ariko cyari igihe cy'uko Imana izigaragaje ngo hanuriye mu ijambo. Igihe cyageze ngo Imana igaragaza imbaraga yayo yarabitse ku buzima bwawe. Igihe cyageze ngo Imana igaragaza imbaraga yayo yarabitse, yarazibitse uraseba, yarazibitse urasuzugurika, ariko igihe cyageze ngo Imana igaragaze. Kabiri gatatu dutere haleluya, Imana yaje igaragaze imbaraga. Hozandilale fola zandelale ma. Imana ikigaragaza imbaraga yari yarabitse. Ngo barimo bamusaba, Ebedimeleki ngo yabwiye amagambo umwami. Arabwira ati ariko rero mwami ubyibuke neza, Yeremiya yavugaga icyo Imana imubwiye kuvuga. Yeremiya yari afite abantu 30 muze hano muri kuntu baba bangana. Muze mufashe ivuga butumwe ntako muze hano. Imana yaramubwiye ngo nubwo ugiye kumutabara, ibikomangoma bifite imbaraga, bifite ubwenge, ugiye wenyine byakurwanya, ariko hari ikintu ngiye kugukorera. Ariko zirimo ziza, ndagira ngo mpanure umuntu wari uri hano uboshywe, ndagira ndeba amaso, ndeba hano, ndeba mpanga amaso, ndagira mpanure wewe waje gusenga. Hari ingabo 30 zoherejwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari ingabo zoherejwe kuri famiye yawe 30, izo nawe uzazirwanya, izo nawe uzazitera. Hari ariko kabiri gatatu dutere haleluya. Hari ingabo 30, hari ingabo 30 buzuye bambari. Noneho muhagarare hano, muhagarare hano, mukore 20. Kenza murebe hano imbere, ndashaka mu murongo hano, mushaka mu murongo hano. 30 baruzuye. Oya murebe hano, murebe hano, mukore uruziga, murebe hano. Imana irimo iravugana nawe. Hari uburinzi Imana izanye ku buzima bwawe we. Hari uburinzi Imana izanye ku bana bawe. Hari uburinzi Imana izanye ku buzima bwawe. Hari uburinzi Imana izanye ku kazi kawe. Hari kababyize dutere haleluya. Hari uburinzi. Umva 30 byari bisobanuye ku kwezi kugira iminsi 30, kandi mwibuke ko ari n'ukwezi kugira 31. Yeremiya wari wa 31. Byari bisobanuye ngo kuwa mbere ndakurinze, kuwa kabiri mwana wanjye ndagukomeje, kuwa kane ndi Imana yawe, kuwa
ndagukomeje. Kuwa kane ndi Imana yawe, kuwa gatanu nzakugaburira, kuwa gatandatu uzahagarara nawe, ku cyumweru ndi Imana ikugose. Hari 30 zije ku buzima bwanyu, yemwe abaje gusenga hari 30, hari 2 3 dutere haleluya, hari 30. Mugote hano mwagose. Reka mubwire Yeremiya, ndavugana na Yeremiya waje gusenga, ndavugana na Yeremiya wicaye hangaha, ndavugana n'umubyeyi, ni wowe Yeremiya Imana ivuganye nawe. Ndavugana n'uyu mupapa wari ufite ubwoba yuko bagambanye, ndavugana nawe mama barabikoze, ariko reba ukuntu umeze. Imana hari 30 Imana yabitse ku buzima bwawe, hari 30 Imana yabitse ku buzima bwawe. Ariko 2 3 dutere haleluya, dushimira Imana torero. Ngiye kubakoresha we murese mukomeze mugote. Uyu muntu urimo hano Cyprien Gihara n'ubundi bagutanze urugero mukaje. Ayo data winjira ba Cyprien we. Wishiremo kari wowe uje hano. Uyu ni Yeremiya. Kandi ndagira nkubwire ijambo rikomeye Imana yamutekerejeho ariko ntiyavugana nawe. Nta muhanuzi wamubwiye ngo nduwiteka mu mwobo uravamo, hoya. Nta n'ubahanuzi yari afite yibitse uvuga ngo umva ndi Imana mvuganye nawe, ejo saa 3 nzakuvanamo nzanye ingabo 30, hoya. Ndagira nkubwire ijambo rikomeye, nubwo Imana itavuganye nawe hari 30 Imana yabitse, hari 30 Imana yabitse, hari 30 Imana yabitse. Izo zagukiza amadeni, izo zagukiza ikimwaro, izo zatuma udaseba, izo zakuvanaho kanseri. Hari 30 Imana yabitse. Mumere ikiganza mubwire ngo hari 30, bere ikiganza mwicane mubwire ngo hari 30. Ntizigaragara ariko zirahari, ntabwo uzibona ariko zirahari. Mu kazi kawe zirahari, ku bana bawe zirahari, ku mugabo wawe zirahari, aba mwiganye baguta, ariko hari 30. Ndagira ngo muse nk'abamuvinga, muvinge 30 nizi muvinge ziza hano. Cyprien te gati ugumaho agiye gutera intambwe gato, urebe uko nagiye kugenda nazo zikagenda. Najya inyuma zirajya inyuma, najya imbere zirajya imbere. Icyerekezo ingabo 30 ziri kumwe nawe, ntago ziyoborwa ntago ziyobora, ahubwo ziyoborwa nawe. Mu kazi uri kumwe nazo, wagiye mu Bushinwa uri kumwe nazo, kwa muganga uri kumwe nazo, bakurwanyije uri kumwe nazo, bagwize uri kumwe nazo. Ariko babyumvise dutere haleluya. Muvinga ujye ushaka zigukurikire mimbere. Wabonye ko zimugose, yagiye imbere zijya imbere kandi zimugose, yahindukira nazo zikamugota. Imana ivuganye nawe ngo witinya ayo mahembe, hari 30 Imana yabitse. Witinya ubwo bugambanye, hari 30 Imana yabitse. Witinya abakurwanya, hari 30. Ndagira nkubwire ngo warasuzuguwe, baguhimbye amazina, bavuga ko utazi gukora, barakumwaza. Imana iraceceka. Wewe baraguhagurukira n'umuryango bavuga ngo bashatse umugore w'ikigoryi. Ariko ndagira nkubwire mama, ntago uri ikigoryi, ntago uri igicucu uko umugabo wawe abivuga. Hoya, reka araza abone 30 Imana ihagurukije, araza arebe 30 Imana ihagurukije. Nsoza ba mama, mushakire dusharupe 5 kuko mugiye kumfasha ngiye gusoza muri hano. Mushakire dusharupe bara basigaye batuzane, mumva ibintu bari bamukoreye Yeremiya. Cyprien ngwino hano mutuzane vuba mufashe ivuga butumwa ndashoje.
ndagira ngo nongere nkubwire ngo Imana ifite umugambi, ntago Imana ijya yemera kurwa mu rwobo. Bararucukuye irabihorera, ariko nizemera kugwa mu rwobo. Muzena ngwino komera, ngwino hano. Haza abagabo babiri bazi kuzirika. Uyu ni Yeremiya. Manukana mu rwobo, dore nahanga. Icaraho nibakuzirikiraho. Kandi wakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Wakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Umva ikintu Imana yavuze. Mwe muretse guhita muzirika. Imana ya Yeremiya, mundebe hano. Ebedimeleki yahawe ingabo 30, ariko ntago bahise bajyayo. Ngo baciye ibwami, ngo habe ibikoresho ibyo ari byo byose. Ntago nari nzi ko ibwami haba n'ibikoresho bishaje. Kumbe ngo yari tekinike Imana igiye gukoresha, ngiye kubabwira. Ngo bamuhaye ibishwambagara, ngo baramubwira ngo nabishire mu muzirika akagozi karekare tu. Nawe zirika akagozi karekare mu kwa. Ngo baramubwira ngo Yeremiya we, Ebedimeleki aramuhamagara. Ngo cyari igihe kinini Yeremiya arimaze igihe mu rwobo batumvijwe. Umaze igihe kinini nta muhanuzi, umara igihe kinini nta nzozi, ariko Imana ivuganye nawe ngo niyivuganye nawe nonaha. Imana ivuganye nawe ngo niyivuganye nawe nonaha. Noneho umva ukuntu bavuze. Ngo bakimara kumuzirika, muzirike musigarana ipfundo muze hano hejuru mbe kuko mu mukurura. Ngo bakimara kumuzirika, kumbe 30 ziri hano ku mwobo zigize gute? Hoya mundebe hano 30 ziri hano ku rwobo zigize gute? Ziramutegereje. Ngo baramuziritse, ngo ariko ngo Ebedimeleki arababwira ngo rero namwe mu muzamure buhoro buhoro. Umunyarwanda yaravuze ngo aho umupira urengeye niho uzamurirwa. Ndagira ngo urengurirwa. Nawe Imana irategetse kuko baguhombeje buhoro buhoro, uzamutse cyane bahita baguhombya. Imana igiye kukuzamura buhoro buhoro ariko ikuzamure. Imana igiye kukuzamura buhoro buhoro ariko igire gute? Ikuzamure. Ababyize dutere haleluya. Mukururana. Kurura Yeremiya we zamuka gake gake, baramuzamura agera hejuru, ahita ajya muri 30, ajya muri 30, baramufata. Ntago nzi umuntu Imana ivuganye nawe. Imana ikuvanye mu rwobo, Imana ikuvanye mu rwobo, Imana ikuvanye mu rwobo. Imana kabiri gatatu dutere haleluya. Nsoza umva akantu nakunze. Kubera iki ahawe 30, ageze aha ya migozi se. Umva ukuntu bimeze. Ageze muri 30, ntago imigozi yamanukanye mu rwobo yongeye kuyitunga, ahubwo 30 zaramubohoye zimuvanaho ya migozi. Niba yaraboshye amaguru cyangwa amaboko cyangwa ahantu hose bamuboshye, hanyuma baramubohora. Bamubohoye bafatana ya migozi. Ibyo bakuhesheje Imana irabicagaguye muri iri teraniro. Ibyo bakuhesheje Imana irabicagaguye muri iri teraniro. Ibyatsa abarozi, ibyatsa abapfumu, ibyatsa bakurwanya, Imana irabibatse. Kabiri gatatu dutere haleluya. Nsoza umva indi tekinike. Mutambuka hano Yeremiya come. Ndajya mubwira ngo one day God will come. Umunsi umwe Imana yawe izaza, umunsi umwe Imana yawe izagaragara. Ngo Yeremiya ari hano, nubwo akuwe mu rwobo, ariko Imana imubohoye abamuboshye batarapfa. Imana ikubohoye umurozi wakuroza atarapfa.
Imana ikuboshye umurozi mbese uwakubohoye Imana irakubohoye uwakuroza gihari. Muzi ikintu Imana yari ikoze nubwo yari hawe 30. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko uri inyuma yawe. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko. Murebe utamusuje ugere gutya umubwire ngo Imana irabyanse. Iyo migambi Imana irayanse. Ayo makuba ayo birwa Imana igize gute? Ariko ababyize dutera haleluya. Hari ibintu Imana yanze mwana teraniro. Muzi ikintu Imana yari ikoze aha? Yeremiya yaragiye guhura n'ibikomangoma kuko bamubohoye atarapfa, kandi agiye guhura n'ibikomangoma atarapfa. Byari bisobanuye iki? K'Imana abari barimo baserebura ngo barapfuye bagiye kwibaza ibibaye ku Yeremiya isaha n'igihe yavire mu rwobo. Imana irategetse ngo ugiye kuruvamo abarugushyizemo bahari, ugiye kuruvamo abakuroze bahari. Byari bisobanuye ikintu gikomeye. Gato mundebe hano. Byari bisobanuye ko ngwino hano agiye guhura n'abamuboshye, ariko agiye guhura nabo abohowe. Imana igiye ategetse ngo ugiye guhura n'abakuboshye ariko ubohowe. 2 3 dutera haleluya. Murakoze cyane, mugende mwicarire tugiye gusenga Imana. Iyi Imana igiye kufite umugambi, ntago ijya yemera kupfira mu rwobo. Ndagira ngo dusenge Imana, tugiye gusenga Imana. Ariko ndagira ngo mbwire mama hari 30, kandi tekinike y'Imana byari bisobanuye ko abamufashe bamufashe nta 30 afite, ariko bitewe n'ubunini bw'ibikomangoma n'imbaraga byari bisobanuye ko Imana imuhaye power. Mbese imushyizeho code, imushyizeho security, imushyizeho uburinzi. Akira uburinzi bwawe ndashoje, akira uburinzi bwawe ndashoje. Muri uyu mujyi akira uburinzi bwawe ndashoje. Ku bana bawe akira uburinzi bwawe ndashoje. Ku kazi kawe akira uburinzi bwawe ndashoje. Nsoza senga. Ntago narenga hana gusengeye, kandi umune ningira gusengera ufite iyi message. Umuntu uri muri riterano yaba ari haruguru yaba ari akabazi ko yasabwe akagerekaho no kubohwa, akaboha akaba ameze nk'umuntu uri mu rwobo, agakoreka ibyo baramuboshye ari mu rwobo. Ndabinginze n'ubundi tugiye gusoza, nimuze mupfukame hano, mutambuke mupfukame hano. Mwumva twamusengera, tambuka tugusengera Imana. Ndagira ngo sabe iterano ryose muhaguruke tugiye gusenga Imana. Ariko abo ngabo batambuke bapfukame tubasengera Imana. Hari ubwo watawemo, hari ukuzirika wakorewe, hari imigozi yagiye ikuboha, ariko Imana iravuganye nawe. Tambuka tugufashe gusenga Imana. Nta nimugire ubwishi bw'abantu, tambuka yari ijambo Imana ivuganye nawe. Tambuka tugusengere. Iyo migozi turayica, iyo migozi turayicagagura. Akazi kawe barakaziritse, abana bawe barabaziritse, ariko tambuka. Yari message yawe, yari message yawe, yari message yawe. Hari ababoshwe, tambuka, tambuka. Ndagira ngo upfukame, niba wapfukama ugeze ntacyo bitwaye, ariko tugiye kubasengera Imana. Ndagira ngo upfukame, ntacyo bitwaye, ariko ubwira Imana ngo Mana aka kanya ndaje imbere yawe ngo undengere untabare. Kubera ubwishi bw'abantu nta kibazo wapfukamaho, ariko ndabwira wowe usigaye wicaye haguruka dusengera aba bantu.
hari imigozi. Abantu b'Imana baraziritswe, abantu b'Imana barabakandamije, abantu b'Imana babajugunya ahantu. Ariko tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana cagagura iyo migozi. Ndagira ngo senge nk'umutambyi. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana data wa twese uri mu ijuru, twamenya amakuru yawe, twamenya amakuru muri iri teraniro, twamenya amakuru muri iri teraniro. Hari akagambane kabayeho, hari ukugambanirwa, haba barasabwe, hari imigozi baboshe, hari ukwiyenzwa kwabayeho barabiyenzaho, ariko hari imigozi baboshe. Bizinesi zabo ziraziritse, ingo zabo ziraziritse, abana babo barabaziritse. Ariko muri iri teraniro turategetse, turacagagura nk'uko uwo ari wo wose. Ndawumenagura mu izina rya Yesu, ndawucagagura mu izina rya Yesu. Ndahangana n'uyu mwuka. Ndavuze ngo abantu b'Imana nibagubwe neza, abantu b'Imana nibagubwe neza, abantu b'Imana nibatabarwe. Barakoze biranga, baragerageje biranga, baratabashe babura babatabara. Ariko hari Bedemeleki, hari ingabo 30, hari Bedemeleki. Turabasengeye, turabingingiye, tumenaguye imbaraga zose z'abacwezi. Urakoze Mana, urakoze kumvishe gusenga kandi kubikoreye kwiyubahisha. Tubyatuye gutyo kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Subiraho wari wicaye. Reka dusabe n'ubundi mushumba Minega akomeze. Ariko atarakomeza, hari akantu numva ashaka ko twakora mu nzu y'Imana. Ntacyo bitwaye, nta mategeko abihana. Ndagira ngo niba wiyumva ukumva ko hari imigozi yacitse ku buzima bwawe, ukumva ko hari Bedemeleki, ukumva ko hari ingabo 30 Imana ikuzani, ndagira ngo dutere haleluya dushimira Imana. Ntacyo bitwaye. 2 3 mwemuretse gato. Yo nafashijwe nanjye arakanvuga. Iki gihande iki kigiye kwangwa Eregiyo Mana yacu. Muri repete twumve Eregiyo Mana yacu. Noneho kiriya kiravuga ngo irafatika. Iki ngiki kiravuga ngo ntabwo ari pirate. Hano hasi twese turavuga ngo turayemera. Aha, twarepetaga rero, ntacyo bitwaye. Iki gihande kiravuga ngo 1 2 3 Eregiyo Mana yacu irafatika, ntabwo ari pirate. Aha, reka nongere tuharepetaga. Noneho tugiye kubikora. Mushumba Minega itakomeza n'ibindi minota yasigaye nk'itatu ahibyaze umusaruro. Ntacyo bitwaye. Twagiye dushimira Imana. Imana iguciye imigozi, Imana igwaye 30, Imana ihagurukije Bedemeleki. Reka tubanze tuyikomera amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu nyinshi cyane. Amen. Twagiye 1 2 3 Eregiyo Mana yacu. Amen. Hari abantu bagereranya intambara n'umupira w'amaguru, bakavuga ko ushobora kwiharira umukino mu minota 90, ariko bagutsinze igitego mu minota y'inyongera, ubwo nyine amanota 3 urayabura, kabone n'ubwo waba ari wowe witwaye neza mu mukino wose. No mu ntambara hari abavuga ko ari ukubigenda. Ushobora guhangana n'umwanzi ukamutsinda igihe kirekire, ariko gutsinda urugamba ntabwo bisobanuye gutsinda intambara. Urugero rwiza ni Adolf Hitler. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli byishe umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Birasaba abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano za Iran
basenya ibikorwa remezo byinshi bya gisirikare ndetse basenya intwaro nyinshi za Irani. Ibi ariko ntabwo bisobanuye ko ibi bihugu byombi biri hafi gutsinda intambara bihanganyemo na Irani, kubera ko nk'uko twabivugagaho mu kanya, gutsinda urugamba ntabwo bisobanuye gutsinda intambara. Irani ikomeje kwihagararaho ndetse ahubwo ikanarenga ikavuga ko uretse no guhagarika intambara, iki gihugu ngo cyiteguye gukomeza kurwana, ngo ntabyo gushyira intwaro hasi ngo impande zombi zisubire mu biganiro. Ikimenyetso simusiga cy'uko Irani yiteguye kurwana cyagaragaye ejo bundi ubwo mu